Uyu munsi tugiye kureba ijambo rivuga ngo umuntu ntacyo azimarira. Si ubwa mbere warabibwiwe cyangwa se wumvisha umuntu barimubwira. Niba wumvira umuntu ijambo bajya barimubwira cyangwa se barikubwiye, tega amatwi neza wumve koko iri jambo ari nyakuri. Iyo umuntu afite zino karagiteri 5 cyangwa se bino bintu bimuranga 5, koko ntacyo mu buzima aba azimarira. Kuko ibyo bintu biragusenya neza bigatuma utagera ku nzozi zawe. Twihuse, ikintu cya mbere, ubunebwe. Kugira ububwa bwo gukora. Umuntu wumva akazi ari umutwaro, akaryama cyangwa akirirwa mu bidafite umumaro, aba arimo kwisenya. Nta nzozi zuzuye zibaho ku muntu unyuzemo cyangwa se wuzuyemo ubunebwe. Iyi ngiyi ni impamvu ya mbere cyangwa se karagiteri y'umuntu ushobora kuba nta kintu azimarira, ni ubunebwe. Ikintu cya kabiri kigaragaza umuntu udafite icyo azimarira, guhora aterwa ubwoba n'ibyo abandi bavuga. Hari abantu batinya gutangira umushinga cyangwa gukora igikorwa runaka bitewe n'uko abantu bavuga ati bazanseka cyangwa se bazamuseka cyangwa se ngo bazavuga iki. Uwo muntu cyangwa se uwo mutima wo gutinya gusuzugurwa utuma abantu benshi basigara aho bari, akaba atagera ku iterambere. Niba nawe hari ikintu ushaka gukora, gikore, ureke abantu bavuge, kuko nyuma yaho bazageraho bawugarukire nibabona byaciyemo. Ikindi kintu cya gatatu cyatuma umuntu ntacyo azimara nk'uko ijambo rivuga, kwigira umunyantege nke. Iyo umuntu ahora yumva ko ntacyo ashoboye, ko abandi bose bamurusha ubushobozi, bituma yizirika cyangwa se bituma ahera mu kwiheba no gutera amahirwe akayihera abandi bantu benshi, cyangwa se agatakaza amahirwe menshi cyane mu buzima bwe. Kumva yuko nta ntege ufite, ukumva yuko batagufashije, nta kintu wakora, nta wundi muntu uzaguhagurutsa ngo utangire ukore. Wumva yuko ari weho bireba ku giti cyawe. Amahirwe akenshi mu buzima bayenda kungana, ariko abenshi ko tuyafata cyangwa se ko bayafata siko nanjye nyafata cyangwa se ko uyafata. Hari abayakoresha, hari n'abayatakaza. Rero wumva ko ufite imbaraga, ntukumve ko uri umunyantege nke. Ikindi kintu cya gatanu twavuga ko cyatuma umuntu ntacyo azimarira, kwihaye intebe y'ubwoba. Hari abantu batinya gutsindwa ku buryo batatinyuka gutangira ikintu na kimwe, nyamara uwo mutima uba uvanze n'amahirwe yo gutsinda. Ubishatse wabitesha agaciro ibi byose byo kwihesha intebe y'ubwoba, ahubwo ugatangira ugakora, ukareba ko hari aho wava, hari n'aho wajyamo n'ubuzima bukakaye gutya. Ukumva yuko ibintu byose bidafite agaciro ugomba kubita inyuma, ahubwo ugafata ibintu bifite agaciro, ukava kuri ya ntebe y'ubwoba ugatangira ugakora. Reka turebere hamwe inama ya nyuma. Gusa ndakwibutsa, nimba uri mushyashya kuri YouTube channel ivuga ibintu byo kubaka, inama y'umunsi ikubaka ubuzima. Niba wumva bikunze, dukore subscribe. Impamvu ya gatanu cyangwa se ikigaragaza ko umuntu ntacyo azimarira, kwitinya no kubura icyizere. Umuntu uhorana isoni nyinshi, akabura icyizere mu byo avuga no mu byo akora, asigara yizirika mu mwijima cyangwa agasigara mu mwijima. Nta muntu w'isoni nyinshi kandi wihora yitinya azagera aho yakagombye kuba ari kugenda, ntabwo yagera ku nzozi ze. Nimba witinya ukibura n'icyizere, nta wundi muntu uzaguha icyizere wanjye, ni weho bireba. Uyu munsi nawe niyo nama y'umunsi twabateguriye, uvuga ngo umuntu ntacyo azimarira kubera ubunebwe, ubwoba, isoni nyinshi no kubura icyizere. Ibyo byose bituma umuntu bamwita ngo ntacyo azimarira. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi nk'ibisanzwe icishwa kuri Big Win TV. Naho njyewe ibagezaho ni Cyubahiro. Turabakunda, Imana ibarinde. Ciao ciao.